So of course sekanonye mbifurize ikaze nshuti bakunzi ba Victory TV turacyari mu kiganiro n'ubundi turi kumwe n'umwe mu batumirwa bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko bamamaye ku zina litandukanye cyangwa se amazina agiye atandukanye mwagiye mumumva henshi kabisa ndabizi ko mwe mukunda agasobanuye ndabizi ko twabageze igorora of course tugeze muri box office cyangwa se muri movie stations aho tuyo tugana byinshi bigiye bitandukanye niyo mpamvu nafashe inzira itoroshye ndagira ndinjira ndakomanga ati yemwe siniyo aturaho neza sene mezute fresh sana ku bantu barimo kumva ijwi ndabizi ko kwita baryumva neza basuhuze ndamukanye y'Imana okay abakurikiye Victory TV ni siniya nk'ibisanzwe nyakuba wa mugenda ku ifarashi barabizi umuntu gusa ugenda ku ifarashi mu Rwanda yewe nyine sabe zigirwaho n'aba naho wajya n'abahinde sego ari igihinde ya okay karimo nyine karimo niyo mujye mutujyaneyo cyane so siniya wenda ku mafilime agiye usobanura wenda sinzi niba hari ukuntu niyo bajya batanga akapera ngewe ku muntu ndo uzijwi rya siniya muri mikoro waho harakumva ataranakubona wenda nk'abantu benshi ndabizi ko bagukurikirana banabumva mu mviki ya mino minsi hari nagasizo mu kanya wari urimo kare twagusanzemo ni hejwe shumashaka cyangwa se niba akaba ari umunota umwe cyangwa amasegonda twumva ijwi rya siniya anga nkasobanura niba nushaka kunsobanura musobanure okay ya gusobanura buriya filime idari ntabwo biba byoroshye ariko nk'umuntu ufite uburambe mu kazi icyo ari ikintu kigoranye cyane nakiyamini umugani w'abana iyamini okay ni siniya nk'ibisanzwe turagatangiye episode ni ya mbere kuri season yacu kiswe si aracyari siniya nyakuba wa kwifarashi yanjye nigaruki so don't miss ndakeka ubusanga ibonye cyane siniya kuriza kuri ubu ngubu intambara ntabwo ari niyo yoroshye abantu bajye babyumva intambara bagaba barwanye ntabwo yari yoroshye bakabona abantu baraho bicaye batangiye bavuga baba byigoye cyane bagiye bacisha make uyarye buriya nanjye uwo nabwira ngo ni umwana yabyumva kuko nanjye hari ababimbiye bagiye bacisha make kabisa gusa mu busobanuzi wasanzemo dufitemo ba yanko mu kwivuga ba Sankara ba Loki ba Roki dufitemo ba de Pike cyangwa Spike siba yasa ko ivuga muri abasobanuzi ubona ari inde muntu kuri no calibre tukavuga ngo nyuma yuko buri umwami induri inyuma y'ifarashi yawe wowe inyuma y'ifarashi sako ifite no yahirira yahirira wiza mbere twatsi twiga ntabwo namuvuga muzi baramuzi ariko niba abanyarwanda bibone ko hari umuntu ugomba kwahirira ifarashi kandi uwo muntu baramuzi we yahirira amafilime bajya bamwumva baramuzi so nizere ko abanyarwanda bakomeje no kubireba so tubitse ko bantu mukunda siniya n'ubundi arahangaha tubitse ko ari siniya musobanuzo mu movie hafite n'agasobanuye gashyashya bita si cyangwa se kureba n'akabanyamerika ubwo abantu mukunda kukurama mu movie asobanuye cyane cyane ya siniya rwose mbabwire ko aracyarahangara gusa sinana tukikomeza na kariyeri y'ubuzima bwawe bundi apart yo gusobanura bundi bwa mbere wakundaga iki se izo zari zo gusobanura ntabwo zari inzozi zo gusobanura bundi ngiye icyifuzo cyanjye cyari kwakatinga kuzikina na deja nakuze nkunda kureba filime cyane filime abanga basobanuriraga narahageraga ndi umupeti muto cyane just nakuze mbareba mu maso yanjye sinavuga ngo ndi umwaka uyu n'uyu filime nakuze nzireba zisobanuye zidasobanuye nza no kwiga ibijyanye na computer nshyiramo na production y'amafilime ubu nge filime nayikora ku rugero rushimishije filime nakora nta nubwo ndayibona n'undi munyarwanda urayikora uretse ko ubwo nsa nk'uwahinduye kariyeri y'ubuzima ariko filime nakora
iratandukanye, ndi umuprofesiyoneri mu gukora filime. Okay, wenda tukiri aho ngaho nihe project yabye se waba warabiryamishije burundu cyangwa hari indi mipango wabifitiye kugira ngo ejo neje bundi abanyarwanda bavuga ati noneho director senior ahangaha waderetinze no movie? Ntabwo nabiryamishije burundu. Urumva ikintu uzi ko wagikora neza ku rwego mpuzamahanga. Hari n'abatipe benshi cyane b'Abahinde twagiye tubyigana. Mfite project cyangwa se umushinga mu Kinyarwanda wo kwiyo kariyeri yanjye n'ubundi nazayijyana mu gihugu cy'Ubuhinde kujya kuyikomerezayo, n'ubundi niho nabyigiye nkayikomerezayo, kuko mba mbona mu Rwanda filime zacu dukora amawadi yahari, uburyo zisohokamo, uburyo zicuruzwamo bitandukanye n'ahariya hanze, kuko amafaranga filime yo mu Rwanda yaguhagarara kugira ngo uyikore ijye ku rwego mpuzamahanga ntabwo wayagaruza, keretse ubwo wayikoze ugira ngo wishimishe atari business. Ntabwo mu Rwanda nta soko rihari rya filime, ikaba ariyo mvugo nkoresha kabisa. Ntabyo birumvikana ko ntabwo abeshye ko no muri box office yatujye kubara amafaranga tukabona abanyamerika ngo zakizimo kugigana, ariko ntabwo ari mu Rwanda gusa, mpamye ko atari mu Rwanda gusa, ni muri Afrika ko kuva natari kuri itangazamakuru nkora box office ndi aba list ntabwo ndabona movie muri Afrika ngo ibonge iri kuri list. So ni ikibazo wenda tuzashaka n'abasesenguzi bo muri movie bazagisobanura, gusa wenda tukiri ahangana no mu kazi kacu nge ibanga nshaka kumbwira buni murimo gusobanura muri hehe mu imbere y'abantu live cyangwa za movie dukorera ahantu hatandukanye, abantu muzabura kubwire ko ayisobanuriye mu ijuru turi hatandukanye kabisa, ariko usanzwe by'abanyarwanda bazi tuba turi muri sare imbere y'abantu kenshi tuba turi imbere y'abantu, filime uyikora abantu bahari. Niyo mpamvu ubundi umusobanuzi agomba kuba ari umuntu ucyaye mu mutwe. Urumva ntabwo wajya kujijinganya uri imbere y'abantu muri filime hagati kabisa, ni baba banishyuye amafaranga yabo binjiye muri iyo sare, ntabwo wajya kurya iminwa rero ngo bavuze ngo iki. Umuntu wese witwa ko ari umusobanuzi ku rwego rw'igihugu agomba kuba atyaye mu mutwe, kuko wanamuzanira filime kano kanya agahita ayisobanura mwicaranye atanayizi, atazi n'abayikina, akabigenza ku murongo kandi gasobanura ibintu kagenda neza. Wenda tukiraho ngo muri sare tuzi ko hari n'abandi bantu bakorera offset cyangwa se nyine akagenda ya recordinze nk'ifilime akazayipublishinga nyuma. Abo bantu ibiciro byabo bihagaze gute? Se umuntu urebera live yishyura ngahe? Dushaka no gufata wenda babana bacu tuze tubita abana tukamucaza yara kwa senior, nzishyura ngahe ninza n'umwana wanjye hariye ntago umwana byayi by the way. Iyo uje muri sare live ntago ibiciro bihoraho, ntago ari bimwe, kuko no muri sare dukoreramo ni sare ziba zisanzwe zireberwamo ayo mafilime. Ahubwo dufata nk'iminsi biri mu cyumweru yo kujyayo tugasobanura live. Noneho usanga umunsi umwe wenda ibiciro babigize 5, undi munsi babigize 1000, naho bagenda babaranza ntago ajya munsi y'1000 ariko nabita hagati y'1000 na 5. Numva ntako bisa mukuza kirira senior arimo gusobanura ntacyo, niba hareka tuzamuza niba hari ariko. So sinatukira aho ngana none ndaza wenda kuza gufata mu nkingi zose cyangwa se mu duce twose irimo gusobanura movie. Nizihe movies umva uri fitness zayo, ese mu Mpinde, mu Nyankoreya, muri America cyangwa se bakunze kwita ngo ni box office rundi hayibera, ese ni he ubona hakufitinga cyane? Navuze ngo ngewe uyu munsi ubundi iyo twe turi gusobanura buri musobanuzi filime yisobanura abona kari nziza. Nta muntu ujya usobanura filime abona kari mbi kareka, ahubwo nkanjye na filime navuga ubwo mba niyumvamo cyane ni yamaye amafaranga, sibyo? Ni yamaye amafaranga cyangwa se ni ya filime
nshobora kuboneraho abafana benshi cyangwa se na publicité nyinshi biza kuntu twamamaza ku mafilime niba umamagaye ukambwira ati siniya jewe wenda mfite iduka cyangwa umuhanzi nyamamariza kuri filime yawe mpita nkubaza warebye filime ya filime sasa numva yarebwe na benshi mpita mvuga ati iyi filime izi ziri mu kazi bene izo ngizo rero ni ibihinde asumugani iyo mugiye ni ibihinde uri ibihinde biramamaza ibihinde byanjye kabisa biramamaza biri mu kazi akasha abagore bwo ngubwo cyaza kubigaruka muri mu kugusobanura ko none duse nk'abazagaruka hano imbere vuba hangaha hashize mu mamuvu maze gusobanura ino minsi se nande kwenda kubigarukaho cyane nihe muvu ngubo twajya ku isoko tuvuga ngo tujye ku isoko dushaka senior mu ino muvu. Okay, ugiye ku isoko ya filime wagenda ukabona ku bwinshi za senior kandi nziza uri burebe ku buryo nawe tuvuga ati uno muntu kabisa wagenda n'ubundi baza ibihinde bya senior Shaise ko nabonye aho rivaje nyuma yuko ubonye ko umubare munini ku isi ari igitsina gore wongeye hitamo ko umubare munini w'igihugu gifite abantu benshi ari abahinde wongeye ufata umubare munini w'ifilme ariko sha ariko ntacyo bitwaye wenda mpamye nuko wenda igihinde ni bimwe mu bantu ni cyangwa se bimwe mu filime zikunzwe cyane mpuzamahanga abandi abantu benshi batafa no kugarukaho cyane ko n'abantu bumvaga batagiye mu vikera abahinde batangiye gukina mu bikera cyane so gwesa tunagaruka no muri kariyeri se movement yawe cyangwa se hazaza hawe akazoza umugani w'abantu se no kugapanga gute mino kabe yo kusobanura mu visa cyo nge navuga cyo mpanga nadikitangiye no kubishyira mu bikorwa mfite icyo bita senior group muri senior group harimo n'abandi basobanuzi basobanuriramo hakabamo n'abahanzi n'abakina izo filime nako nabwo na production ari utuntu twanjye rero impamvu nakoze senior group no kugira ngo ngewe ni ndekera no gusobanura nkajya mu zindi gahunda nshobora kujya muri izo gahunda zo gukomeza projet za filime nkuko nabivuze dutangira no kuvuga ngo iyo senior group hari abazayisigamo bakomeze basobanure kibuye niyo gahunda niyo projet yawe yanjye gusobanura bizahoraho muri senior group bazakomeza basobanure hari abarimo na n'ubu ngubu turi gukorana naba mpari naba ntahari bazasigara basobanure ijambo senior na junior bihuza gute junior no musobanuzi igiti turamuzi senior nayo no musobanuzi ese waje uri senior ku buryo bisobanura bisegera ku dusosengura neza twumve ibyo bintu ubundi twese turabizi senior twese uko turi hano senior turamuzi namwe hano kuri Victor TV senior abandi muramuzi senior bivuze umukuru niyo ataba ari mu myaka umukuru ukuyoboye junior bivuze umwana yego senior rero ashobora kuba ari na muto ya mu myaka ariko akaba senior kuri wowe kabisa ubwo giti hanga ntagundi of course ndakeka nta birenze kandi n'abantu bamukorana mu kazi ariko senior ni senior junior ni junior senior no umuntu mukuru ni nka master junior ni papa bundi junior no umwana mutoya uracyafite ishuri ubwo abanyeshuri bari hagati turabumva babandi badafite n'amatiti so wenda ni amagambo cyangwa se ibintu bikunze kurekwa mu majwi y'abantu bavuga ati senior n'umwe mu bantu bafite bajya kugira amajwi ameze nka Sankara ntuza nani mutagabonda wa mbere yanga ese ibyo bintu ujye byumva cyangwa se byumvishe wumva bimeze gute bikora ubundi icyo kintu cyo kuvuga ngo amajwi abasobanuzi dore ikintu cyatera kuba mwagirana amajwi ajya gusa akenshi biterwa n'umuntu wakwakiriye bwa mbere mu kazi umuntu wakwakiriye bwa mbere mu kazi urumva iyo ari hari kuri mikoro asobanura akenshi muba muri kumwe niba ndi kukwigisha gusobanura akenshi nzajya gusobanura tube turi kumwe
n'ubundi nawe uzazamukira muri ya toye muri ya ritime yanjye nawe usa nkaho ugiye mani magambo ashaka kuvuga ko wazamukiye muri ritime ya Sankara cyangwa ntabwo utavuga ntabwo namushishuye babyumva nabi ntabwo nashishuye ahubwo bitewe nuko nyitangira akazi yabaga ari hafi yanjye bamwe mu bantu bari hafi yanjye ubwo byashoboka n'abanyarwanda benshi bajya babivuga kandi nta n'ipfunwe nge byabinteye fakurimo kurya amafaranga kuba ndi kurya yanjye iyo abantu batayabaze ntabwo nasobanura numva niba ibundi nyabona mbere ni ukuvuga ngo umusobanuzi nuko uzasanga ari n'uvuga nka kanaka yego biterwa nuko uwo umusanga bamuvuga kimwe ari uba warakuzanye mu kibuga akaba ari imvugo nkoresha cyangwa se ari we wagufatishije microphone cyane bivuga ngo iyo amaze gusobanura nawe ugasobanura bya bindi wamwumvaga yavugaga biba byakugiyemo usa naho ugendeye mu njyana ye ni nkuko nk'ababyinnyi usanga hari ababyinnyi ibintu bisa bitewe nuko umwe yigishije undi cyangwa se no mu bahanzi sometimes no mu bahanzi hari igihe ubona umuntu yarazamukiye muri ritime ukumva ko to iziya gusa ariko wenda tume no kuza tugara mu ya masaha yacu wenda y'umusozo cyane ko box office iminota yacu ntabwo ari myinshi cyane wenda tuze no kureba noneho se movie ubu ngubu iri ku isoko aka kanya ndagiye sindasohoka nkajya kureba cyane ko nge ndimo kwirera kasi mu kanya sinzi niba ariyo yabari ku isoko movie iri ku isoko imeze neza ni season bita Legend of Fire abanyarwanda benshi bayihimbye ndabaga yitwa ndabaga ubwo iyo mvuze ndabaga bayizi bahise bayimenya n'ikindi gihinde bita sera ubwo bashatse kuvuga iki sera bishatse kuvuga you ready cyangwa se uriteguye sera ni igiterugo mu cyongereza ni you ready mu kinyarwanda ese uriteguye icyo gihinde kiri mu kazi fresh kabisa umuntu utarakira ariko benshi baranakirebye cyasohotse bameze batya nakeka aba DJ baracuruje ahubwo bagomba kuma bazana ya mbere ariko aba DJ atwe kuri kadire y'aba DJ wenda uze no kavaho rimwe mukura no gute n'aba DJ cyane ko tubona abanazi benshi cyane ko kwabaye akazi ntabwo ngo karimo gufasha urubyiruko rwinshi mu kwa kwishuri umuntu kunze no kubivuga ko mutunze abanyarwanda ndetse ni hafi East Africa benshi ni benshi n'abagande n'abarundi n'abakongomani bacuruza ibihangano byabo gusa dufite abakiriya bava muri Kongo baje gufata mu mufatanya no gute aba DJ ukuntu dukorana baza kurangura filime bakagenda bagacuruza nta kindi bo baraza bakabaha amafaranga yanyu nta mbogamizi ntacyo tumoro kugira tugendana ku musozo tugane ku musozo turimo kubona no social medias sinya twamusanga ku mbuga nkoranyambaga igiye muvuga iki reka tukivuga imbuga nkoranyambaga se wakecuru ukunda ibindi bya social media mukecuru uri kureba ibintu imbuga nkoranyambaga wandikamo siniya agasobanuye urubuga urwo ari rwo rwose yaba Instagram, Twitter, Facebook, YouTube channel urubuga ruba ku isi nakoresha aka niwo mwami niwe uyoboye farashi ntabwo byabo nyakubarashi mwenyewe filimi sigaye nayo ni siniya babyandika mu cyongereza agasobanuye mu kinyarwanda tumbona nibyo ngibyo so sina ijambo rimwe shobora kugira nk'urubyiruko cyangwa se babana n'undi bakitinya byo gusobanura cyangwa se ubundi hari abantu benshi usanga n'ubundi badafite imikino yo kwishakira akazi kandi aka nakazi gatunze abantu benshi isi yose cyane ko muvi n'ikindi kintu nihe jambo cyangwa se indi nyunganizi ushobora guha urubyiruko ahanze ikintu cyo navuga ntibazacika intege mu cyo bifuza cyose uretse no kuvuga ngo gusobanura kuko gucika intege yaba bibaho nari kuba ndi umwe mu bantu bacitse kuko nawe n'ibintu byadanje kanere kubirondogora nawe n'ibintu byadanje ku buryo ndi umwe mu bantu bazaga gukora interview y'akazi muri company wenda ndivugane na boss nahagera boss akabananyiriyeho kansuzugura urumva umuntu utaramenyekana sindi ndi bujye kuvuga amazina yabo ariko barabinkoze babyumve nta nicyo binambwiye ubu kabisa ugasanga arambye ati tuzabona nejo ibaze naturutse mu mutara
nje ngo dukiringe ahisa nkatira ngo tuzabona nejo nkaye mwahamagara meri barandaburije muri iki mera akambira ati se uragaruka mu Mutara ejo ugaruka i Kigali asanga ibintu ni danger circulation amatike ya buri kanya abantu gasanga ibibazo i Kigali mu bintu bidasobanutse ngo ntumbaze ngo narayihiri ariko we nibyo Imana ibizi ariko mbazabaga ari struggle za danger ariko ntabwo nacitse intege bura mbonero no gushimira mama wanje ni umubyeyi kabisa n'abandi babyeyi yaba bameraga nkawe bose byanshimisha yaranshyigikiye cyane hari no mu bantu bankomezaga ati nucika intege urabutsinzwe komeza uhatane umusirikare ndumva ari n'ibyo ngibyo twagira tunasorezaho inama kandi no gushimira ababyeyi muri rusange cyane ko ababyeyi kabisa turabakunda cyane ahantu hose muri ababyeyi uwitwese ngo ni umubyeyi umama cyangwa se umupapa saliyoti kabisa turabashimira ku rwego rwo hejuru tunabashimire team technique dishimire mwe mwese ngo dukurikiye muce ku mbuga zacu nkoranyambaga yaba izasinya cyangwa se izacu muri rusange cyane ko izacu ari kuri The Reflection Show ahantu hose The Reflection Show ahantu hose natwe nyuma yuko Sinde yaje ku mwami twaje kuba ubwami n'ubundi aha ni mu bwami we abo mwami n'ibintu bisanzwe so Sinde twagushimira n'ubundi wisanze mu bwami bw'iwawe nta kibazo wumve ko nawe ndacyari mutahira abanyarwanda bose kandi ndabakunda nuko bimeze kabisa so ciao